Filozofiya, uruganda rw'ibitekerezo mu isi. Bitekerezwa ko kuva isi yaremwa kugeza n'amagingo aya nta na rimwe byigeze byorohera abaturage b'isi kubaho ubuzima butari muri filozofiya. Bamwe mu bantu dukunda twubaha kandi dufata nk'icyitegererezo mu isi ni abantu bafite aho babarizwa mu bijyanye n'imyizerere, amadini. Ese kuki abatwita abantu beza hari abantu bafite aho bahuriye n'imiryango migari? Ese byaba bifite aho bihuriye na filozofiya cyangwa n'ibyo filozofiya? Reka dusobanukirwe byose. Nge nitwa Bazaza, NTVX Presents. Ushatse wakora subscribe tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Filozofiya ni ubwoko bw'imitekerereze bufite ubushobozi bwo gucura imyitwarire 80% isa neza n'iyo umuyoboke w'idini cyangwa se itorero runaka, ariko uwo nguwo akaba ufatwa nk'ubirimo neza atajenjetse. Ibi nibyo filozofiya ikora. Mu gihe imyizerere y'amadini asanzwe ishingiye ku Mana, filozofiya y'isuko bimeze. Hari inkingi nyamwamba cyangwa se amahame imitekerereze ya filozofiya ishingiyeho ndetse n'imirongo migari ikoreraho. Mu gihe mu matorero cyangwa amadini asanzwe twizera ko ikibi cyo twugarije ari icyaha cyangwa urutonde rw'ibintu 10 Imana yatubujije, filozofiya yivuga ko hari ubwoko bw'ubwabo butandukanye umuntu aba agomba gutsinda kugira ngo abeho ari umuntu wuzuye kandi ushyitse mu by'ubuzima. Mu birebana na filozofiya, igikomereye abantu n'ubwoba abantu bagira butuma batabasha kubaho neza. Ubwoba reka tubuvugeho. Ubwoba bwa mbere n'ubwoba bushingiye ku bintu bibi biriho kandi bizwi. Urugero, ubwoba bwo gukora sida. Ubwoba bwa kabiri n'ubwo bushobora kugira ikintu kigukanze kigutunguye. Urugero, nk'urusaku rw'inkuba. Gatatu, n'ubwoba bushingiye ku mibanire. Kane, n'ubwoba bushingiye kuko ugiye guhura n'abantu mu buye bwa mbere utekereza ko mudahuje imyitwarire n'imyifatire. Hari ibice bitatu bigize filozofiya cyangwa se imitekerereze ishingiye ku kwibaza ibibazo: stoicisme, epicureanisme na skepticisme. Reka tuvuge kuri epicureanisme. Ubu ni ubwoko bw'imitekerereze n'imyumvire igamije kwigisha abantu gushaka ibyishimo bidashingiye ku bintu bigaragara kandi bikaba ibyishimo bihoraho bitabaye ngombwa ko abantu babisinda. Bavuga ko muri epicureanisme umuntu wishimiye kurusha abandi ari umuntu ufite ibyishimo bidafitanye isano n'ububabare, nk'ibyishimo bitangwa n'ibisindisha ntabwo ari umwimerere kuko bifite ububabare bubiherekeza, ibyitwa hangover. Ubundi bwoko bwa filozofiya twavuze haruguru ni skepticism. Muri ubu bwoko bw'imitekerereze iyo urimo kuganira n'abantu bisaba kwifata kandi ukagaragara nk'ari wowe njiji barimo. Mbega ugaragaza ko ntacyo uzi ukabaza abantu ibibazo byinshi, ukora nkaho ntacyo uzi aho ugaragaza ishyaka ry'uko ushaka kwiga. Iyi niyo mitekerereze iri mu cyo bise skepticism. Ba nyiri imitekerereze bavuga ko igihe uhamya ko ibintu bizi neza uba watangiye inzira yo guhagarika kwiga ndetse no kugira ubumenyi bushya uvumbura, ariko kandi bemera ko uburyo bwo kwiga buhoraho ari ukugaragaza ko ntacyo uzi kugira ngo ukomeze wige. Ubundi bwoko bw'imitekerereze twavuze haruguru no bwitwa stoicism. Stoicism iyi ni imitekerereze ishobora kukugirira umumaro kurusha indi yose twavuze haruguru mu kiganiro. Iyi ikaba ari imitekerereze ishingiye ku myumvire yo kumvisha abantu bo kwisi bose ko umuntu urusha abandi ubwenge, ko ari umuntu ushingira imibereho ye yose kubibera ku isi cyangwa kubaho muri ubu buzima. Umuntu stoike cyangwa se ugendera kuri iyi myumvire atinya ikintu kimwe mu buzima: gutatira indangagaciro ze cyangwa se kunanirwa kwigenzura wowe. Uyu muntu atinya kwirekura hato ku buryo bitatuma ananirwa kwigarura. Ariko kandi muri ubu buzima hari uburyo ushobora guhitamo kubaho kandi bwose bugatuma ubaho neza bitewe n'uburyo ubigenzuramo. Uburyo bwa mbere ni ukubaho nk'aho byose ari ibitangaza, akantu kose ubonye kakagushitura. Muri make iyi ni imibereho ntatinya kuvuga ko ijagaraye, gusa biterwa n'ubigenzura. Uburyo bwa kabiri ni ukubaho nk'aho buri kimwe ari igisanzwe, nta gushiturwa n'akantu akariko kose cyangwa kuyagara bya hato na hato. Reka duhitemo uburyo bwiza bwo kubaho kandi butubereye. Iyi ni TVX Presents. Kora subscribe tujye tubana mu kiganiro hirya y'imboni buri munsi. Njye nyita Bazaza, ndabakunda cyane. Hasta la vista.